dore uko inkuru yatangiye. Twavuye mu Rwanda ku wa kane w'icyumweru cyashize, ubu turi gukora iki kiganiro gisohotse n'ubundi ari ku wa kane, ubwo harashize icyumweru turi mu gihugu cya Uganda. Twavuye mu Rwanda ku wa kane w'icyumweru cyashize twerekeza Gakumiro hirya ya Mbarara kuririmba mu giterane twari twatumemo, cyari igiterane gifite intego yo kwimika abapasiteri n'abadiyakoni b'iryo torero. Tumaze kuva mu Rwanda twanyuze ku mupaka wa Gatuna, tugeze Mbarara baza kutwakira n'amamodoka, abari badutumiye mu giterane. Tugera mu giterane neza, tumeze neza cyane, ariko mu buryo bw'umwuka twumva twishimye, ariko mu mubiri twavunitse cyane. Twaciye mu muhanda mubi, w'igitaka, turavunika turananirwa pe, twumva ko tuvunitse. N'ifoto ya foto urayifite? Ndayifite. Okay, nshobora kuza kuyinyuza muri iki kiganiro. Twari twananiwe cyane, twari twarushye cyane, twanduye cyane kubera umanza twashika mu gitaka, ariko tukumva nta kibazo, tukumva turabyishimira kuko tugiye gukorera Yesu waduhamagaye. Aha, noneho turimo dushyitse aho twakoreye igiterane, twahagitse ari ku wa gatanu mu masaha ya 6:30 z'amanywa. Ikintu twakoze ku wa gatanu 6:30 z'amanywa, twararyamye, twagiye koga, dufata Gogo na protokole we Ernestine. Protokole wa Gogo we nawe mukomeze kumusengera, urumva yabuze imbaraga zo kuza muri iki kiganiro. No umukobwa ndarigiye bashiki bacu bagira intege nke nyine kuturusha, n'inzabya zoroshye. No kwihanganira ibi bintu biraremereye, kuba yamuguye mu maboko, yanze kubyakira. Turavuze ngo reka tuba abagabo, nubwo natwe bitari byoroshye tubikore, kuko biri mu nshingano zacu zo kugira ngo isi yose imenye uko Gogo atashye, imenye icyishe Gogo. Tugeze muri icyo giterane ku wa gatanu 6:30 twahise twoga, Gogo tumujyana mu cyumba cya hoteli bari badukodesheje kubamo, yararanaga na protokole muri icyo cyumba. Turaryama, bigeze mu masaha ya 12:30 baza kudufata kuri hoteli, bajya kutwakirana n'abandi bashyitsi bari batumiwe, abashyitsi bagera muri 30. Natwe turi muri uwo bashyitsi bajya kutwakira muri hoteli. Tumaze gufata rero dina, bari bafite iteraniro ryagombaga kuba umugoroba wo kwa gatanu. Ariko wajuruwe, nongeye kugutangarira no kugutinya, nongeye gutangarira ijuru no kuritinya. Kubera iki muvande? Ku wa gatanu mu masaha ya 9:30 z'ijoro, yego, Gogo yageze mu giterane akora ibintu ntarigera mbona akora. Nanjye yarantunguye kuva navuka nagendana na Gogo. Donc yatambiye Imana, yahimbaje Imana nk'umuntu uri washyitse, nk'umuntu uri gutaha. No muri comment nabonye yarabanditse ku TikTok ngo nyamara umunsi muzabona ngo gagurutse. Umuntu wese hari izo video ndazinyuza muri iki kiganiro nibishoboka. Yavuze ngo umunsi umwe ngo muzajya kubona mubone Gogo aragurutse. Niko abantu banditse. Muraza kunyemerera abakurikiye iki kiganiro muze kureba iyo video, reka tuze kuyishyiraho ntacyo bitwaye. Muraza kunyemerera muze kureba video y'igitaramo cyo kuwa gatanu Gogo yaririmbyemo, imbaraga yakoresheje z'umwuka n'umubiri, aririmba, byina, simbuka, ukabona byamurenze. Dore ikintu, muze kureba iyo video nimurangiza iki kiganiro, nibura mufite umwanya. Byari mu masaha ya nimugoroba, murasanga Gogo yari ari kwitegura kuguruka. Ntekereza ko ariho Imana yatangiye kumutegurira. Ni Imana yatangiye kumutegurira we. Umwana yarabyinnye,
yageze ku rwego abyina mu gitaramo akajya areba abantu batari kubyina batari gutambira Imana afata inkoni. Njye narabibonye n'amaso yawe. icyo kintu Afata inkoni ku kibuga akajya ajya mu bapasiteri ati urinde wo kwicara udatambira Imana, akanyuza inkoni akasa n'ukubita. Yari afite imbaraga, yarabakubise nubwo tutabifashe muri kamera ariko nubwo yarabakubise kwerekana ibyo bintu twarabyanze kubifata. Yafashe umuntu akajya mu bapasiteri akajya kubita haguruka utambira Imana, haguruka utambira, kandi barahagurutse bagaruka agahita basukurura akabazana imbere. Umwana yarabyinnye aribohora. Nateye ikorasi icyo gihe, sinzi ikorasi nari ndi kuririmba sinyibuka neza. Ndangije nshikuza mikorofoni abarayifashe akomeza iyo korasi. Umwana yatambiye Imana icyuya kiraza, ukajya ubona yambaye imbaraga nyinshi ntashaka guhagarara. Abantu banyemereye baze kureba iyo video. Nubwo tubabaye mu ruhande rw'umubiri ariko reka mbatangarize no nkuru. Imana ijyanye umugeni wayo yabanje gutegura mu buryo nza kubabwira. Ijyanye umugeni wayo yabanje gutegura neza. Ndashima Imana ishimwe riri muri iyi nkuru. Ndashima Imana ko Imana yantoranije ngo mbe umwe mu baprotokoli uyu mugeni wa Kristo bwa nyuma. Yego. Agende mpari, agende mbizi, agende mbireba, agende Nsabimana abizi, agende Ernestina abizi, agende Bikema. Ndashima Imana ko yadutoranije ngo aba ari twe umugeni wa Kristo tumuherekeza bwa nyuma muri uru rugendo rwo ku isi cyangwa urugendo rw'ubuzima. Njyewe ikintu cyanshimishije kuruta ibindi byose nuko yaguye mu biganza by'abakristo. Icyo cyo ndakigeraho wikivuga. Ndi gutanga amakuru yuzuye idonido cyangwa se ijambo kurindi icyukuntu ngo gatashye, kuko navuze ko iyi nkuru ndi gutangaza nk'umunyamakuru warushinzwe gogo n'umuziki. Aba ari itangazamakuru riza gukotinga n'izindi nzego zifitiye ubushobozi, kuko dufite proof physique et morale zerekana uko gogo yagiye kuva kuri A kugeza kuri Z. Kuko umuntu uza gutangaza ibintu bitavugiye muri iki kiganiro mumufate nk'umuntu uri guhimba n'umuntu uri kubeshya, kuko araba ari kuvuga ibyo tutavuze, araba ari kuvuga ibyo adahagazeho. Ubwo twavuye mu gitera, twageze ku giterane ku munsi wa kabiri wo kwa gatandatu. Ukuri guhari nk'uko amavideo bigaragaza muri iki kiganiro cyangwa nyuma y'iyi nkuru, hari video za Google ntarasohora z'ukuntu mu gitaramo byagenze. Zirahari pe, kuko twari tukiri ku editing kuri iyi channel ya Google Glorious Official. Tuzasora byose uko byakurikiranye. Ku munsi wo kwa gatandatu Gogo yari afite intege nke z'umubiri. Yaririmbanye intege nkeya. No kuri stage yaririmbanye intege nke. Gusa izo ntege nke ku muntu wese agitegerezaga de façon morale zari ziri guturuka ko kwa gatanu yakoze cyane. Yego. Sibyo? Ntabwo twavuga ko bwari ubundi burwayi. Yarakoze cyane. Twasabye na pasiteri kudakoresha Gogo cyane kwa gatandatu aranatwumvira. Indirimbo ebyiri niba atari imwe Gogo ajya kwicara. Bamuhaye indirimbo ebyiri. Ariko izo ndirimbo ebyiri ukuntu Gogo yaziririmbye, wabonaga adafite morale nk'iyo yari afite kwa gatanu. Kuko yari yarayakoresheje imbaraga z'umurengera cyangwa imbaraga nyinshi cyane. Ahubwo ni ku cyumweru nibwo yaririmbye nta murare ku cyumweru. Ni ku cyumweru. Merci pour la correction. Ku cyumweru niho yaririmbye nta murare, kandi ku cyumweru wari umunsi wo gusoza igitaramo. Yego. Twaje ku munsi wo ku cyumweru. Bigeze ku cyumweru rero ku mugoroba ubwo twiteguraga gutaha, ariko tutagiye mu Rwanda, twiteguraga kuza Uganda, Kampala. Twiteguraga kuza Kampala tuvuye Zambarara, guhura n'abaterankunga bifuzaga ko Gogo azabamamariza, ko yari umuhanzi umaze kumenyekana. Twari tuje ubwo muri cadre y'akazi yo gushaka akazi, kuko twari dufite ama message y'abaduhamagaye muzaze tuvugane uburyo twakorana business yo kwamamaza ibyo kunywa